Ikaze uyu munsi tugiye kureba uburyo wakora selection muri SketchUp. Hari uburyo bwinshi bwo gukora selection bitewe n'ikintu ushaka gukora kuri object yawe. Selection tool ni tool ya mbere hano, mubona ifite ijambo select. So guselectinga kwa mbere, uburyo bwa mbere, ukanda ahantu ushaka guselectinga, hahita hajyaho utudomo tw'ubururu, kanda rimwe. Ahantu hariho hose ushaka guselectinga, ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere ukanze rimwe kuri face hajyaho selection y'ubururu, cyangwa se ushobora gukanda kuri edge, uyu murongo, iyi mirongo washobora kuyikandaho ukayiselectinga, urabona igaragaza ubururu, ni ukuvuga ngo uba wayiselectinze. Uburyo bwa kabiri ni ukudouble clickinga cyangwa se ugakilikinga inshuro ebyiri. Ukoze double click rero, ubu ngubu ukora selection ya face na edges, ni ukuvuga izi mpande nazo ziba ziri selected, ntabwo iba face yonyine. So hano ari hose wakanda inshuro ebyiri, n'impande z'iyo section ziba ziri selected. Uburyo bwa gatatu ni ugukanda gatatu waba uri buselectinge object yose. Urabona ya object yose uba wakoze iba selected. Tukoze wenda tufite nka component, katuvuge wenda tufite another object hano ku ruhande, katuvuge ni iyi ngiyi, nkagenda kuri selection, ushobora guselectinga rimwe kuri face cyangwa se kabiri, nka selectinga face na n'impande na edges ukuntu muri kubibona, cyangwa se nkakanda gatatu. Ubu ngubu murabona ko bifatanye, niyo mpamvu ibintu byose biri mu selectinga. So let me undo, shushanye ku ruhande. Noneho ubu ngubu nkaze gatatu, iyi object iba iri selected yonyine zidafatanye. Ubundi buryo bwa selection ni creating a window, selection window. Uvuye kuri uru ruhande, ukuntu bigenda, buri part iba yagiye muri iyo selection yose, ugasanga that whole part n'impande zaho zagiyemo iba selected. Ariko ukoresheje this other side, ukoresheje right, urabona ko selection yaho buri igice kiba cyagiyemo iyo part yose biri selected. So need selecting hano gakeya gutya, iyi part yose biri selected. Ariko uvuye kuri uru ruhande uselectinga gakeya, ntabwo ariko bigenda, bisaba part yose cyangwa se shape yose iba yagiyemo kabiri selected.
uvuga ngo ushobora guselecting uva kuri runo ruhande cyangwa se uva kuri runo bitewe na n'ukuntu ushaka. Selection yindi tugiye kureba, style yo guselectinga cyangwa se uburyo bwa selection tugiye kureba ni guselectinga kwifashisha shift, uvuga ngo ushaka gukanda hano, ushaka no gukanda guselecting iyi surface wakanda shift ukagenda wongera selection ukanze kuri shift. Uvuga ngo ushaka kugabanya ibintu wari waselectinze wakanda ahantu wari waselectinze ukagenda deselectinga. Murabona haba hari agasaraba na minus, uvuga ngo you can add a selection or deselect a given part. Murakoze. Tuzagenda tureba selection none tuyikoresha dukora ayandi amaproje atandukanye. Selection tool ni tool iri so important, so izatugirira akamaro kanini cyane, so muzagerageze mubikoreshe mwimenyereze, mushobore kuyikoresha mu maproje atandukanye. Murakoze gukurikira kandi mugire umunsi mwiza.